aka kanya tuvugana hari bitabaye bidasanzwe nyadusangiye mu kino kiganiro kubera yuko abantu benshi bari kugenda babona impinduka mu buryo butunguranye. By'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda bari gukora ibishoboka byose kugira barengere ubuzima bw'abantu. Akaba ariyo mpamvu mu mujyi wa Kigali by'umwihariko muri Nyabugogo hari nyine muri Kigali abantu bose muva mu ntara muzi yuko imodoka zibahuriza muri Nyabugogo ubundi mugafata imodoka zerekera ahantu runaka. Hari impinduka zibaye kandi zishobora kuba zifite ingaruka ku bagenzi muri rusange, abacuruzi, abikorera n'abafite business zitandukanye bakoraga ahantu, kubera yuko niho uruzi neza yuko urava mu ntara ukaza kurukira ahantu bitewe n'ikintu wagiye gukora ahantu runaka ugasanga ibintu byahindutse. Aka kanya ndatekereza urahita umva yuko harimo gushwiragira cyangwa se ko wabura serivisi zimwe na zimwe warusanzwe ubonera rero mu mujyi wa Nyabugogo cyangwa se mu mujyi wa Kigali. Nyemera kano kanya rero ntandaza gutinda nkubwire ngo kino kiganiro cyacu kugira kigere kure nuko urakora share ku bantu benshi batandukanye ubundi ukaba natwiza ku musozo. Ndaza kwifashisha urupapuro ruri imbere yanjye rusohowe n'u Rwanda cyangwa se n'abishinzwe mu nshingano zabo, kubera yuko hari ibintu bitatu biri kubiye muri no letter cyangwa se no baruwa basize hanze bigomba guhita byubahirizwa, bikaba byatumye haba ingaruka hamwe na hamwe kuri site hari muri Nyabugogo zigomba guhita zifunga. Bivuga ngo abakora muri zo service bose bibonye hanze y'imiryango. Mu yandi magambo ntabwo bakibarizwa muri Nyabugogo, bivuze yuko nyine bagomba guhita bafunga. Uribaza ngo nyine imiryango irenga magana ngahe cyangwa se hano harenga hagenerwa kuba hahurira abantu benshi cyane bitewe na service yo gufata, biraza kugenda gute, barajya ahagana he? Ikigambira ngaha no kuba update news ko nabibabwiye, kubera yuko hano ni kuri chaîne yanyu muzajya murabonaho update zitandukanye ndetse n'ibintu bigenda bibafasha mu buzima bwa buri munsi. Urupapuro ruri imbere rwacu ruravuga ruti gufunga by'agateganyo inyubako y'inkundamahoro kubera kutubahiriza ibisabwa birebana n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Aha rero niho hazingiye buri kintu cyose. Iyi letere yatangiye ngo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buramenyesha abakodesha, abagana inyubako y'inkundamahoro n'abantu bose muri rusange ko inyubako yafunzwe by'agateganyo kubera ko ubuyobozi bwayo bwakomeje kwirengagiza gushyira mu bikorwa amabwiriza yo gukemura ibibazo bikomeye bijyanye n'umutekano, isuku no kubungabunga ibidukikije. Aho wabyumveshe neza. Mbere gato yuko bari abantu bajya mu nkundamahoro bari bavuye hehe? Ubwo nawe urukumva nyine igikurikiyeho wahita wibaza kubera iki etage ya mbere bakoragamo, iya kabiri nayo bakoragamo hajemo akabazo gatoya bagahita bajyanwa. Gusa byo hano biragaragara ko ubuyobozi bw'inyubako bagiye babwirwa kenshi cyane ibijyanye nuko hari ibyo bakosora mu nyubako zabo bitewe n'ubuzima rusange bw'abaturage mu Rwanda, bakabyirengagiza niba bikurikize. Iyi leta iravuga iti cyangwa se yakomeza igira iti hagati ya Gicurasi na Kanama 2026 ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwahaye ubuyobozi bw'inyubako amabwiriza n'inyandiko zitandukanye zisaba gukosora ibibazo byagaragajwe. Ubwo ni byari twavuze rugurwa bitatu, wenda aza kubisubiramo ku bantu batari kubyumva neza kubera ko kano kanya abantu benshi mu marira. Nubwo bwagiye bwibutswa inshuro nyinshi ntibwigeze bukemura ibibazo by'ingenzi birimo kohereza mu bishanga amazi yanduye arimo imyanda iva mu bwiherero. Ibintu byongeye gukorwa kuwa 7 Kanama 2026. So urumva nyine babujijwe ibintu nkaho biremereye cyane. Hari byabujijwe batagomba koherezwa cyangwa se tagomba koherezwa mu gishanga kirara Nyabugogo, ariko ku itariki 7 z'ukwa 8 2026 barongera birengaho barabyohereza. Vangu nyine na amazi yanduye avuye muri anyubako. So agare yuko ubuyobozi bw'inyubako wenda bwasuzuguye umujyi wa Kigali, niko nyine nabivuga, kubera yuko niba baragiye babamenyesha mu nyandiko zitandukanye ntibagikira bikoraho, urumva nyine harimo ikibazo. Mu busabe bw'ino baruwa cyangwa se mu kumenyesha kwibaruwa bukomeza buvuga buti bityo iyi nyubako izafungurwa ari uko ubugenzuzi bw'inzego zibifitiye ububasha bwemeje ko ibyasabwe byose byakosowe. Bangu hagiye gukurikira kijyanye nuko inzego zibifitiye ubushobozi cyangwa se abafite inshingano zo kugenzura yuko inyubako zikorerwamo zuje ibyangombwa
abafite inshingano zo kugenzura nanone ino nyubako y'inkundamahoro nibamara kubyuzuza bazatanga ubusabe baze kugenzura nibasanga byujujwe ubundi bagarurwe. Ariko bahita bibaza abantu bakoragamo bagiye kujya mu handi hantu niba ashobora kuhamara ukwezi kumwe kugira akagaruka kumva nyine ni va evi y'umucuruzi harimo n'igihombo giteye ubwoba. Ntekereza yuko wagiye agafatisha atagaruka. Ariko kano kanya nanone ntabwo bivuze ko yifunze burundu, ahubwo nuko babasaba yuko nibamara kubahiriza ibisabwa byose bagomba kuzegera inzego zibishinzwe noneho bakaba babafasha gufungura. Ubwo guhita mumva nyine ingaruka nyinshi cyane ziri ku baturage bakoreshaga zino nyubako z'inkundamahoro yaba bava mu ntara cyangwa se muri Kigali, kubera yuko hari serivisi nyinshi zatangwagamo cyangwa se batangiragamo zigiye guta zifungwa zikimukira kure yaho muri Nyabugogo. Iyi letere irakomeza igira ati ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali burasaba ubuyobozi bw'inkundamahoro kwihutira gukemura ibibazo byagaragajwe kugira ngo inyubako yongere gufungurwa mu mutekano kandi vuba, bityo imirimo itunze benshi n'ibikorwa by'ubucuruzi biyikorerwamo bikomeze. Yego barumva yuko nyine hari n'ikindi bibazo, kuko nimba hari abantu benshi bakoragamo urumva nyine babibutse. Mu by'ukuri abayobozi b'ino nyubako y'inkundamahoro barasabwa nyine kwihutira gukemura ibibazo byagaragajwe kugira ngo inyubako yongere gufungurwa mu mutekano kandi vuba, bityo imirimo wenda itunze abantu benshi cyane bitewe n'abahakoreraga, by'umwihariko abacuruzi n'abandi bose bakomeza babona ubuzima nyuma yaho gatoya. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buributsa kandi abafite inyubako, abazicunga, abacuruzi n'abaturage muri rusange ko bibujijwe kohereza amazi yanduye atatunganyijwe cyangwa imyanda iva mu bwiherero mu bishanga, mu miyoboro y'amazi, muri za ruhurura cyangwa ahandi hantu hose hatabugenewe. Mu yandi magambo ntago ibi byemewe. Abazarenga kuri aya mabwiriza abazarengaho bizagenda gute? Bazahanwa, bazabihanirwa. Basuzuma bagira bati kubungabunga Kigali yacu ngo ikomeze kurangwa n'isuku hose kugira ngo umutekano no kuba isoko y'ubuzima buzira umuze ni inshingano zacu twese. Murakoze. Muri rusange kubungabunga Kigali yacu by'umwihariko muri Nyabugogo ngo ikomeze kurangwa n'isuku hose kugira umutekano no kuba isuku y'ubuzima buzira umuze ni inshingano z'umuturarwanda wese, ni inshingano z'umuturage wese, ni inshingano z'umuntu ugenda ahantu aho ariho hose, by'umwihariko ntabwo ari muri Kigali gusa no mu ntara. Iyi myanzuro yafashwe ku ikubitiro kw'ino nyubako. Njye nasaba inzego zishinzwe bakegera n'izindi nyubako zigiye zitandukanye ziri mu ntara, kubera ko kino kibazo mwumvishe ko nyine bavuze yuko harimo ibintu bigera mu bitatu. Bavuze ibintu bitatu byatumye ino nyubako igira ifungwa. Icyambere bavuzemo yuko cyatumye ino nyubako y'inkundamahoro ifungwa cyangwa se ibihagaritswe, ibikorwa birimo bigahagarikwa mu gihe gitoya, ni ukubera kutubahiriza ibisabwa birebana n'umutekano. Icyo ni icyambere. Icya kabiri ni isuku. Icya gatatu ni ukubungabunga ibidukikije. Ariko nyamara nugenda mu yandi departement cyangwa se mu zindi nyubako, mu zindi ahandi hantu hakorerwa na serivisi cyangwa hatangirwa serivisi nyinshi hahurirwa n'abantu benshi, urasanga n'ahatari shasha. Bivuze ngo abafite wenda ubushobozi bwo kugenzura byakabaye byiza bagenzuye n'ahandi hagiye hahurira n'abantu benshi cyane, ha amasoko yaba ya leta n'ayama privé, haba ahantu ibitaro, amashuri, za hoteli, utubari tugiye dutandukanye ho n'ahandi hana hanga tuhagarutse mwasanga ari ibibazo, bagasura bakareba mu by'ukuri niba bino bintu babyubahirije, kubera yuko ahantu hahurira umuntu umwe, babiri, batatu, mu by'ukuri hagomba kwitabwaho mu buryo bwagutse. Bivuze neza yuko abishinzwe cyangwa se abafite ubushobozi ku ikubitiro nibahereye ku nyubako nk'izi ngizi zihurirwamo n'abantu benshi, zitangirwamo serivisi kandi zafashaga abantu benshi, bagumye bitabagura bagapanura bakajya no hirya no hino muri borders z'umujyi bakareba. Uretse no mu mujyi wa Kigali gusa no mu mujyi wunganira Kigali naho bakareba, basanga mu by'ukuri hari ibituzuzwa neza
bakabasaba abishinzwe kwa wenda byibuze babikosora. Ahangaha ni ku ishene yanyu, munyemerere dusoze muri buno buryo tubabwira ngo niba ari ubwambo dukurikiranye ukande subscribe ukande like mu biganiro byacu, ujye wibuka gusangiza n'abandi ibitekerezo byawe unyuze aho ngaho muri commentaire, ubundi bidufashe kuba twakora ikiganiro gikurikira. Ahangaha uzabona ibintu bitandukanye byinshi cyane bigufasha mu buzima bwa buri munsi. Bye bye, ndakunda cyane, nanjye ndagusaba yuko waba umukunzi wacu nyuma yo kuba kino kiganiro.